ikaze nanone mu biganiro byacu hano kuri Panda TV Rwanda. Tuje kubabwira iki noneho? Tuje kubabwira ko Rayon Sport hari ikipe zayitegeye ngo Rutsiro zayishyiriyeho prime ngo itsinde Rayon Sport ibihumbi 150 rwose bya buri mukinnyi. Iyo yari prime ya Rutsiro, ikipe yo mu Rwanda rwose yarafashe iragenda ishyira muri Rutsiro, avuga ati mudukubitire Rayon. Uwo bita Robertinho yasobanuye cyane bikomeye ukuntu yubaka ikipe, ati mwarabyibagiwe ko igihugu duvukamo ari igihugu cy'umupira nka Brazil, mwarabyibagiye ko ibyo dutegura biba biri ku murongo. Ndaje mbabwire inguni zose yagiye akoramo mu kibuga mo hagati, ndababwira no hanze y'ikibuga. Uwo bita Rujugiro wa APR yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, bari Gisenyi akubitwa bikomeye cyane n'uwo bita team manager wa APR. Byamujijije rwose, ni inkuru ikomeye cyane. Team manager yaramukubise Rujugiro rwose arira nk'umwana, nk'agahinja, avuga ati koko uyu mugabo yanjijije iki? Ibyo byose turagenda tubigarukaho. Amavubi national team, ikipe y'umutoza uwo bita Trosten Frank Spichler, uyu nguyu yamaze guhamagara abakinnyi rwose, n'imyitozo yarakomeje n'amasura mashya rwose mw'iyi kipe y'igihugu Amavubi. Hari uwo bita John Marvin Kari, uyu nguyu yamaze kugera mu ikipe y'igihugu Amavubi, akina muri Swiss, umusore wa Musanze FC. Nawe yamaze kugera muri iyi kipe. Salumu Abdallah, uyu yamaze kugera muri iyi kipe. Serge Wagasogi nawe yamaze kugera muri iyi kipe. Ikipe iri kwitegura imikino ya Benin izakina ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 10 na 15 z'uku kwezi kwa 10. Umwe uzabera muri Afrika y'Epfo, niho Benin izakirira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Undi uze bihite bizana, ni nkaho bizaba bizanye kuko hazaba harimo difference y'iminsi 3 yonyine. Bikinire kuri stade Amahoro, u Rwanda aho ruzaba rukina na Benin. Ni imikino izaba imikino yegeranye cyane. Rero toza rwose ari gupanga bikomeye cyane, ikipe ye ayitoza bikomeye cyane, ubona ko hajemo n'amasura mashya muri Rayon Sport. Rero harimo abakinnyi yahamagaye. Byose tugiye kubigarukaho. Tugaruke ku Rayon Sport nyuma yuko ikipe ihamagaye byemeze gute? Batanze akaruhuko k'abakinnyi, ejo kuwa gatatu baratangira imyitozo ya Rayon Sport irahita itangira rwose. Agaruhuko bagatanze k'iminsi 2 kugira ngo abakinnyi bongere baruhuke. Ubwo ni iminsi ya weekend, ku cyumweru kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu barasubira mu myitozo. Robertinho yongere abakubite imyitozo kwa 8. Abatoza bose bazaba bari tayari. Ibyo tugiye kuza tubigarukeho. Turanababwira ku mukinnyi bamwita umukinnyi wa APR FC. Umukinnyi wa APR FC turamuza kumugarukaho, wamaze kwerekana umukunzi we rwose, proposa nyuma y'iminsi mike rwose bashobora kudukubita ubukwe bukomeye cyane. Mugabo rwose dufite ikirori bubaha cyane rwose. Mugisha Gilbert barafinda bantu kuri Instagram barandika kuko ama comment bakubitaho ati umwana rwose ati baramurongoye, ntago ari bugiye kurongora. Iyi ni Panda TV Rwanda, ariko mbafitiye
mbere yuko mbabwira n'ibindi, mbafitiye umukinnyi wa Rayon Sport Women Football Club. Uyu nguyu yaturutse muri Kenya, bamwita Monica Kalambu. Umuzamu w'ikipe y'igihugu y'abagore ya Kenya. Uyu yageze mu Rwanda ahita barutahizamu. Rayon Sport yamuguze nk'umuzamu, ageze mu Rwanda ubu ni rutahizamu rwose ukomeye cyane. Ibyo byose tugiye kubigarukaho rero hano kuri Panda TV Rwanda. Amakuru yacu narabibabwiye ko ntago tuzabatenguha, nta na rimwe tuzigera tubatenguha. Reba neza ko wakoze subscribe kugira ngo inkuru nta na video nimwe igucitse hano uzajya uzibona umunsi ku wundi, ubone video twakoze twagukoreye kugira ngo nta na rimwe. Rero zandani zo muri Rayon tubakubite zandani zo mu makipe yacu, nta na rimwe uzumva kenshi dukora ku byo hanze. Byo hanze bizajya bizamo ariko ari bike, hari bya bindi nyine za nkuru zigomba kuvugwa. Nk'ubu Erik ten Hag bamuhaye imikino 2 rwose yirukanwe, ibyo twabivugira inkuru byavugwa, kuko ni inkuru abafana ba Man U bashobora kuba bakumva bakanishima, kuko ko bamaze kurambirwa uyu mutoza wita Erik ten Hag kutsindwa kenshi, bararambiwe. Ibyo twabivuga ariko ntuzumva twibanda hanze cyane, tuba tuvuga inkuru z'iwacu, iby'iwacu nibyo tuba twibandaho cyane. Muri Rayon Sport twihuse cyane, reka tuyihereho ariko ku makuru make turaza kongera tuyigarukemo ku zindi nkuru zayo. Reka tuvuge kuri Rayon Sport mu minsi yashize ikina i Rubavu. Murabizi ko twaturi i Rubavu, twese twamanutse twigiriye i Rubavu kuri tere. Rayon Sport ikipe imwe ya hano mu Rwanda yaravuze bati abakinnyi ba Rutsiro prime 150 buri mukinnyi hano turabishyiraho mu dutsindira iyi kipe. Rutsiro irahanyanyaza ikini gikweti kiniki ishyiraho inkweto, ishyiraho amaguru, birangira gacitse. Ura mukino yakinagira motivation mwabonanaga Rutsiro, izirambaraga yakoreshaga byari 150 ikipe yayishyiriyeho. Ariko abanyarutsiro nyuma y'ibyo, nyuma yo kubura intsinzi, babonye amafaranga yabaye menshi, baramena. Avuga ati n'ubwa mbere ku kibuga dusaruye amafaranga angana gutya. Rayon Sport yarabaye kimari nzara, bakubisa amafaranga rwose. Ikipe ntago yari iteguye ko ishobora kwinjiza miliyoni 10 ku kibuga. Yinjize miliyoni 8 n'igice zivuye ku matike, yongera kwinjiza miliyoni n'igice ivuye ku bintu yagiye igurisha, cyane cyane ibyo kunywa byari bihari. Wabonye hari brand kinyobwa tutashaka kuvuga hano cyari kiri gucuruzwa hariya. Aho ngaho hinjiriye miliyoni n'igice. Rutsiro rwose iraserebura, ino gushimira cyane Rayon Sport. Waradufashije nubwo tutabonye amanota, nubwo tutabonye amanota twifuzaga n'amafaranga, ariko byibuze wadukubisa amafaranga. Ibyo rwose abanyarutsiro bari kwishima cyane, banashimira iyi Rayon Sport n'abafana bayo. Ikindi twise twihuta cyane, Rayon Sport na Robertinho hariya yagiye arababwira, aravuga ati umupira murawuzi cyangwa se no kwirirwa muwureba gusa. Kandi koko abenshi twebwe turawureba no kusobanukirwa, buriya no kuvuga turawuvuga, ariko umupira nyine tuvuga ibyo twabonye. Ariko hari ababyize. Robertinho waricara akakubwira ati iwacu ni muri Brazil, ni igicumbi cy'umupira. Njye ibyo nkora ndabizi. Ikipe ya Rayon Sport nayijemo gutwara igikombe, ntago ari ikipe yo kuza gukiniramo. Akubwira ati ikipe nayijemo ari impinduka cyane, ari ikipe yaguze, igura abakinnyi bashya, igura hafi 90% by'ikipe.
ukibaza urambwira ngo nzabona intsinzi ite guhuza umukino wa babakinnyi bose bagiye baturuka impande n'impande, urumva ari ibintu byoroshye? Ati mujye mureba umupira ariko munawusobanukirwe. Njye naje muri Rayon Sport kugira ngo nshake intsinzi, nshake ibikombe. Ntago naje muri Rayon ngo nze ndayirakisinge bansinde. Nintatsinda umukino ariko nanjye ntikipe ntinsinde. Nintatsinda umukino ikipe ntinsinde. Ibyo nibyo ngiye kugenda mbabwira. Hano ndabasobanurira buri kimwe cyose. Aravuga ati ese kubera iki wumva ko njye nshobora gukinisha ikipe gute? Uzabona ba Elenga Junior kanga baravuze ati mwe mugiye ku ruhande mubanze mfate abakinnyi babanze kumenyerana. Uzabona Haji yagiye mu kibuga, Elenga kanga ajya ku ntebe. Kubera iki? Aravuga ati reka mbanze nkuze abakinnyi bari bahari basanzwe bakinana, bazi bakine umukino wawuhuze batite, noneho ngende nongeramo babandi bavuye ku mpande. Niyo mpamvu uzabona Charles Bar kira kibuga kibanzamo nubwo atatsinda igitego, nubwo yatubeshye abantu bari turi kumwe Igisenyi, yahushije ibitego byinshi. We abantu tugezeho turavuga ati birahiye, urugo rurahiye, no kudushya. Charles Bar ashyiraho umutwe akamurura inyoni ari umutwe, kubika mu izamu bikamunanira akoresheje umutwe. Ibyo nibyo turi kugenda tubabwira tubasobanurira. Aravuga ati ngomba guhuza umukino, ngomba gukora commitment nkabanza abakinnyi. Niyo mpamvu uzabona ari gufata Haruna Musa Majaliwa akamukinisha na Sefu ariko akavuga ati aba ni abantu, Sefu ni umuntu nzi muri Rayon nkiyirimo. Niyo mpamvu yanga kumushyira ku ruhande, ariko Sefu afite ibiro byinshi mwarabibonye. Sefu ni wa muntu no kwiruka bigora. Namubonye bamuzamukanye ku ruhande rw'iburyo ari kwirukanka, ariko Sefu wapi baramusiga arashya. Ariko iyi Sefu ntago yahamagawe mu ikipe y'igihugu. Niho ubonera ko umutoza Spitira ahita akurikirana cyane, arakurikirana yabona nta kintu wahinduye nyine arakwihorera. Frank Spitira arakwihorera abona nta kintu kikurimo. Ibyo yarabifashe aravuga ati ibi ngibi ngewe Robertinho nzabitwara gutya kandi intsinzi nzazibona. Aravuga ati izi APR muvuga si ikipe ivuye mu marushanwa ya CAF Champions League, yakinnye biki se ntiyanganyije na Etincelle yari maze igihe kingana kuri idakora imyitozo? Ntimwabibonye se? Ikipe itarahembaga nka Etincelle idaheruka mu kibuga irazira yiryamaho biranganya. Ikipe zacu hano muri Afurika cyangwa hano mu Rwanda, ikintu kizigora cyane nuko sezo irangira zikongera zikajya gutangira bushya zijya kurokrita. Ibyo rokrito maniza ziza zikazambya ikipe, kuko ntiwagura hafi ikipe wongeramo 2 3 4, ariko ntago ugura abakinnyi 10-12. Ikipe aho ngaho wishenye yose. Ibyo rero nibyo Robertinho arakubwira ati nge nzajya nubaka buri ruhande kuro. Niyo mpamvu wabonye ko Roger yamuzanyemo amusimbura Sefu. Roger aravuga ati ngiye kubanza gukoresha abakinnyi. Majaliwa na Roger baraziranye, nubwo Roger yagiye mu kibuga ari uko Majaliwa amaze kwivumbura umwaka ushize, murabyibuka. Ariko barakoranaga training, imyitozo ya buri munsi, baraziranye. N'umuntu Roger azi Majaliwa ni nkase, amuzi ukuntu agenda ukakina, arabizi neza. Niyo mpamvu ubona abakinnyi cyane cyane baje muri iyi season ba Papure ujye babona se. Kubera iki? Ntago nyine barahuza umukino n'abandi bakinnyi. Arakubwira ati jya hariya. Rukunda Abdurrahman wari wamubona, Richard ntarajyamo, ariko we nuko yagize ibibazo by'imvune azi gukina, yanamenyerana n'abandi bagakina, kuko muri pre-season twaramubona yakina. Arakubwira ati ibintu bijyanye na football mujye mubiturekera tubikore. Harabaye numvishe rwose banavuga bati ari kwirata inkovu z'imiringa, ngo yagiye mu marushanwa, ngo yagiye muri Champions League, ngo yakinnye muri Leopard, ngo yagiye muri Simba, arabikora hose. Ati izo ni inkovu z'imiringa. Ariko arakubwira ati ibyo nkora nge ndabizi,
ibintu byanjye mbishyira ku murongo ukwanjye kandi bikagira umusaruro. uwo ni Robertinho. Ejo baratangira imyitozo nanone, umunsi baratangira imyitozo, bongere basubire mu kibuga, akora ibintu bye nka teacher, nka mwarimu. Aravuga ati umukino ntazatsinda nanjye ariko ntibazansinda, maze tuzabara amanota. Ibyo nibyo Robertinho agenda avuga. Reka twirukanke cyane tujye hanze y'ikibuga gatoya. Aho turi mu kibuga, hanze y'ikibuga uwo bita uyu mugabo Rujugiro rwose aratabaza. Rujugiro aratabaza, aravuga ati umugabo rwose wo muri APR yaramhohoteye. Yamhohoteye ate rero? Yamuhohoteye ati, aravuga ati uyu mugabo yarankubise, team manager yaramhohoteye. Yaramuhohoteye rwose. Uyu team manager w'iyi kipe ya APRFC yaramhohoteye cyane, ankubitira ku Gisenyi. Wibaze, kino ni ikintu kiba kinakomeye, ukibaza team manager yahoraga iki? Uyu Rujugiro ko ari umufana wisiga irangi, umufana w'umuhuriga, uramukubita umushakaho iki wowe team manager? Ni ikintu nawe wakwibaza, ese yamushakagaho iki? Ni ikintu wakwibaza icyo uyu team manager yashakiraga k'uyu Rujugiro. Ariko nanone twihuse, hari inkuru twagenda tutababwiye, nayo niyo hanze y'ikibuga. Uyu muhungu wacu rwose tubona ko yapropoje umukobwa bagiye kuzarushingana. Bagiye kuzarushingana, yamupropoje, bamwita Mugisha Gilbert, bakunze kwita Barafinda, ukinira ikipe ya APRFC, wanahamagaye mu ikipe y'igihugu, uri mu bakinnyi bamaze no gutsinda ibitego byinshi n'ahandi byananiranye. Uyu rwose yamaze gupropoza umukobwa cyangwa se umukunzi we, umugore bashobora kuzabana mu minsi iri imbere. Abantu banatera comment zikomeye cyane. Instagram barandika koko. Mutereye ivi rero, bamwita Mpinga Nzima, usanzwe atuye muri Canada. Uyu nguyu niwe ugiye kubana n'uyu musore bamwita Mugisha Gilbert, niwe ugiye kubana n'uyu Mugisha Gilbert. Abandi baravuga bati uyu musore baramurongo, reka ti musore wacu ti mbega disi. Bamwe bagira impuhwe baravuga bati umukobwa araha. Nuko byagenze, Mugisha Gilbert ashobora kudukubita inzoga vuba cyane, umukobwa yituriye muri Canada. Ariko abandi baravuga bati ni mama we, abandi bati ni mukecuru we, ti mbega nyogokuru. Aho ni kuri X, ni kuri Instagram bagenda bandika. Reka nihute cyane. Bamwita Monica ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Kenya. Yaraguzwe n'ikipe ya Rayon Sport, aje gukinira iyi kipe ya Rayon Sport. Nyuma yo kugurwa na Rayon Sport, uyu Monica aza kugurwa na Rayon Sport, ariko ari umukinnyi uje kuyifasha mu bijyanye no mwizamu, gufata mwizamu. Ikipe urabizi ko yari ifite ikibazo cy'umugaridi umwe. Aravuga ati ko iki tutaguzura umukinnyi wundi uvuye hanze y'igihugu nko muri Kenya professionnel. Uyu nguyu bamwita Monica Kalumbu. Monica niyo waguzwe na Rayon Sport, imukuye muri Kenya, Rayon Sport Women Football Club. Ariko uyu mukobwa yageze mu Rwanda, abo mwataka, n'umukinnyi w'umwataka rwose ukomeye cyane. Noneho ubu ngubu rwose ni umukinnyi ukomeye cyane w'iyi kipe ya Rayon Sport, ariko yataka, ntago yasubiye mu izamu. Ubu ngubu ari kwataka. Wibaze, ese nahamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Kenya
azajya abigenza gute? Azajya akina imbere cyangwa azajya aguma mu izamu? Ibyo ni byo dutegereje kuzongera kureba tukamenya amakuru y'uyu mukobwa, ariko ni umwataka ukomeye cyane utsinda n'ibitego, wibaza avuye mu izamu noneho aje gutsinda ibitego akina imbere. Ari gukina neza cyane, ni umukinnyi uri gukina neza cyane. Tugarutse muri Rayon Sports twababwiye abahamagawe, hahamagawe abakinnyi barimo Aimable Nsabimana, Fitina Ombolenga, hahamagawe Obita Haji, Muhire Keve, nabo bakinnyi bane bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi. Baje kwiyongeraho abakinnyi bagiye baturuka hanze y'u Rwanda bitabiriye collab y'ikipe y'igihugu Amavubi. Abo ngabo rero nagiye mbababwira, harimo uyu mukinnyi ukina muri Suisse, mwamubonye umeze nk'umumetisi, bamwita John Marvin Kari. Uyu nguyu akina muri Suisse. Hajemo umusore ukina muri Musanze, bamwita Salim Abdallah, nawe yahamagawe n'umukinnyi wa Gasogi witwa Serge. Abo ngabo bamaze kwitabira nk'abakinnyi bashya ikipe y'igihugu. Tubitse ko ikipe y'igihugu y'uyu mutoza Trostan Frank Spichira ifite imikino ku itariki 11 na 15 z'uku kwezi kwa 10 twinjiyemo. Ubu ngubu Benin n'u Rwanda ni imikino izaba ikurikiranye, harimo iminsi 3 mu cyumweru kimwe, kuri 11 na 15, ubundi bakaza kwishyura mu Rwanda. 11 muri South Africa aho Benin yakirira, 15 Benin ikaza kwishyura Amavubi mu Rwanda. Nicyo twagenda tubabwira. U Rwanda ruracyayoboye itsinda, rufite amanota 4, ariko ziyahuriye hari ikipe nyinshi. Amanota 4 za Benin ni nyinshi cyane, ni ikipe zihuriye kwa aya manota yo gushaka igikombe cya Afurika 2025. Rero nibyo twagenda tubabwira gusa. Reka dusoreza aha amakuru yacu, nakagaruka mu nkuru zacu za buri munsi ku wundi. Mbategurira inkuru, ariko ntuzagenda udakoje subscribe, comment na like kugira ngo ikiganiro cyacu kigrowing, kikure, kibyibuhe. Reka tubareke rero, amakuru yacu nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha bihorane namwe kuyu munsi, kuyi ntangiriro y'ukwezi kwa 10. Twatangiye kwezi kwa 10 rero, turi mu ntangiriro zako. Turabifuriza kugira ibyiza byinshi muri uku kwezi twatangiye. Muri iyi minsi rwose nta minsi irashira. Rero amakuru yacu nakagaruka.